babibazaho byinshi bakabiburira ibisubizo. Ngo kumusagarira ni ukwicukurira imva. Iyo umugujije atakuzi nta kabuza arayaguha, utayamwishyura ugahura n'akaga. Abo ni abamasaye, bakaba babarizwa mu bwoko bwa Nilato bwibera muri Rift Valley muri Kenya ndetse no muri Tanzania. Ubu bwoko bw'abamasaye bukaba bwambara imyenda irimo aya mabara: umutuku, ubururu ndetse n'umuhondo. Iyi myenda ikaba yitwa shuka. Aba bamasaye bakaba basenga imana bita Enkai cyangwa Engwayi, akaba ariyo mana basenga, bo badakozwa ibya Yesu Kristo nk'ubundi bwoko bubarizwa mu isi. Ubu bwoko bukaba bwibera ahantu mu mashyamba hari n'imisozi miremire, hari ubwatsi bwinshi, kuko bukunda kwiyororera. Iyo uvukiye muri ubu bwoko nta kabuza baba bagomba kugutobora ugutwi, kuko babifata nk'umuco wabo. Ubu bwoko bukaba bwaramenyekanye bitewe n'inkweto ndetse n'imikandara bakwirakwiza mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, bikoze mu mpu ndetse n'inkweto zitwa masaye zabitiriwe zikwirakwira mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye zizanywe nabo. Yaba akuzi cyangwa atakuzi, iyo umubwiye ngo agukope aragukopa, ndetse utamwishyura ugahura n'akaga gakomeye, kuko aba bamasaye bazwiho gukoresha amarozi cyane, dore yuko haruguru nakubwiye yuko batemera imana nk'abandi, bo bisengera ibigirwamana nka Engai ndetse na Angwayi. Ubu bwoko bukaba bufata inka nk'ikintu gikomeye, ndetse bakaba bayitaho cyane kurusha izindi nyamaswa zose zo mu rugo batunze. Ikindi wamenya kuri aba bamasaye ni uko bakunda kwambara imitako nk'udusaro ndetse n'amaherena. Nk'uko nabikubwiye haruguru, bo ntago bivanga muri politike, ahubwo bo bikorera ibikoresho nk'inkweto, imikandara ndetse n'ibindi bikoze mu impu, bakaba bazikuye ku nyamaswa bishe mu mashyamba batuyemo. Ubu bwoko bukaba bwironda, butura ahantu hamwe, ntago wabivangamo utari umumasaye ngo bikunde, kuko bose begerana hamwe bagatura ahantu hamwe uko ari abamasaye, nta wundi muntu bivanzemo wo ku ruhande wo ku bundi bwoko atari umumasaye. Ikindi kintu wamenya ku bamasaye ni uko ari abantu bakunda kwita ku muco wabo, kuko nkuko nakubwiye haruguru ngo bakunda kwambara ibikomo ndetse n'imyenda yabo bitwa ashaku, bivuze yuko iyi myenda nayo iri mu muco wabo. Rero bakaba bagerageza kubyitaho ndetse bakanirinda buri kimwe icyo ari cyo cyose cyahungabanya umuco wabo bakunda cyane. Ikindi wamenya kuri aba bamasaye ni uko umugabo ari ujya guhiga ibyatunga umuryango, ubundi umugore agasigara arera abana, akora n'imirimo yo mu rugo. Muri uyu muryango w'abamasaye umugabo niwe ujya guhiga nk'uko nabikubwiye, umugore kujyayo we biba ari amabara, ni ibintu bitumvikana mu muco wabo. Kandi nk'uko nabikubwiye bari mu bantu bagerageza kwitwararika kugira ngo umuco wabo hatagira ikiwuhungabanya. Kandi ikindi kintu utaruzi kuri aba bamasaye ni uko bakunda gufata umwanya nka rimwe mu cyumweru wo bakabyina, bakizihirwa ndetse bagakina n'imikino yo gukirana. Abo ni abasore barakirana, bundi abagore bakaba bari gukoma ingoma bakishima bakanezerwa. Icyo gihe banategura ibyo kurya bakarya ndetse bakananywa, ni imigenzo yabo bafata nk'umuco wabo. Ba mukerarugendo benshi iyo basuye buno bwoko barabutangarira, bitewe n'ubuzima bw'amayobera buno bwoko bubayemo bw'aba masayi, ndetse bakanibaza uburyo bagerageje kurinda umuco wabo, n'ubu ngubu bakaba bakiwutsimbarayeho, ndetse nta na kimwe cyahindutse kuva mu myaka 100 yagiye ishira. Abamasaye umuco wabo ntiwigeze uhinduka koko. Ikindi utaruzi kuri aba bamasaye ni uko iyo umuntu amaze gusaza ageze mu gihe cy'izabukuru, ntago bamwohereza guhiga, ahubwo aricara hasi abasore bakajya bajya guhiga bakamuzanira. Niyo mpamvu utajya ubona abasaza b'abamasaye nabo, ndetse kimwe nk'uko nabikubwiye haruguru, n'abagore baje guhiga bacuruza inkweto. Abasore nibo bohereza bakajya gucuruza, ndetse bakajya no guhiga mu ishyamba, bundi bakazazana ibyo babonye byose, bundi bakabisangirira hamwe. Ubu bwoko nk'uko nabikubwiye busangirira hamwe kandi bunafatanyiriza hamwe, bukagerageza kwiteza imbere, byose babikoreye hamwe. Ubu bwoko ni kenshi bwagiye butungwa agatoki n'inzego zishinzwe ibidukikije, ariko n'ubundi bakagomeza kwangiza, kuko
inkweto ndetse n'imikandara bakora bayikora mu mpu z'inyamaswa nk'intare ndetse n'ingwe, kuko izo nyamaswa barazica bakazikuraho impu, bundi bagakoramo ibyo bikoresho byinshi bagenda bacuruza ahantu henshi hagiye hatandukanye. Leta rero ibi ntibyemera, abenshi bakunda gupfa bapfiriye muri aya mashyamba mu gihe bari guhiga izi nyamaswa, bagahura n'abashinzwe umutekano ba parike, ugasanga barabahitanye bapfiriye aho ngaho ntibagarutse mu bwoko bwabo. Ushimira wowe wafashe umwanya ukumva iyi documentaire ukaba ugeze ku iherezo ryayo, uri uw'agaciro, Imana iguha umugisha. Wibuke gukanda subscribe, kandi wowe wakanze subscribe urebe nimba warakanze ukazogera kugira ngo niswaploadinga video yari yo yose tujye ihide iti kugeraho gatanu ku kandi wibuke no gusharinga iyi documentaire kugira ngo dufashe gusangizanya ubumenyi, abandi nabo bamenye ibyo wamenye. Urakoze, Imana iguha umugisha.